Ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe igereranya hagati y'ubworozi bw'inkoko ndetse no gukora YouTube as business. Ese nawe udutekereza kuri ibi bintu uko ari bibiri? Kuba wakorera amafaranga binyuze mu bworozi bw'inkoko cyangwa se kuba wakorera amafaranga binyuze mu gukora hano kuri YouTube nka business. Ese ikiza ni iki? Ikigira amafaranga menshi ni iki? Ibi byose nibyo turi kurebera hamwe muri iki kiganiro. Nabahaye ikaze, niba utarakora subscribe uyu mwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like kwaduha igitekerezo muri comment. Gukorera amafaranga hano kuri YouTube ni ibintu byiza kandi bishoboka, ariko bifite imbogamizi zabyo ndetse n'ibyiza byabyo. Kuba wakora ubworozi bw'inkoko nabyo ni ibintu byiza cyane, bifite ibyiza byabyo ndetse n'imbogamizi zabyo. Reka tubirebere hamwe muri iki kiganiro, hanyuma turaza kubifatira umwanzuro, nawe uraza kutubwira uko ubyumva. Icy'ingenzi ni uko icyo wahitamo cyose muri ibi ngibi uko gikora neza cyabasha kuba cyakugeza ku mafaranga. Yes, nabaye ikaze, njye nitwa Mr. Sam. Wageze kuri Mukire TV, nshimira abantu bose bakoze subscribe. Nawe niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu mwanya wo kuba wakora subscribe. Kuba washora amafaranga mu bworozi bw'inkoko, reka uyu munsi duhere ku bworozi bw'inkoko kuko ni ikintu dusanzwe twiga, ni ibintu ndetse n'amasomo mumaze kumenyera neza cyane. Reka turebe ubworozi bw'inkoko, ni ibintu byiza, ni umushinga ushobora kuba wakora neza. Reka turebe hamwe ibintu 10 bya mbere byiza byo kuba wakora ubworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko ni umushinga ufatika, ni umushinga ugaragara, ndetse ni umushinga ushobora kuba waguha amafaranga mu gihe wabikora neza. Ukaba ushobora kuguha amafaranga mu gihe gito cyane, kuko inkoko nyuma y'amezi 5-6 ziba zitangiye gutera, ndetse izi nyama ziba zaratangiye gusarurwa. Icya kabiri nuko inkoko, ubworozi bw'inkoko zishobora kuba zaguha umusaruro mu bintu byinshi bitandukanye: amagi, inyama, ifumbire, ndetse no kuba wazibonera isoko nyine bikaba bidashobora kugorana cyane mu gihe wakoze neza umushinga, uzi neza ahantu ugiye kuwutangirira. Ikindi, ubworozi bw'inkoko nuko utanga akazi. Iyo wakoze umushinga w'ubworozi bw'inkoko utanga akazi ku bandi bantu, nyine bikaba bivuze ko nyine n'abandi bantu bakungukiraho. Mu gihe nyine wakoze uyu mushinga w'ubworozi bw'inkoko, utanga akazi ku bantu bazagufasha kuzigenzura, gukora amasuku, ahantu hose uzagura ibiryo by'inkoko. Ibyo byose ni ibintu nyine babiri kugira n'inyungu abandi bantu benshi cyane. Ikindi nuko ubworozi bw'inkoko bushobora kuba bwakorwa ku buso butoya mu gihe ufite ahantu hatoya, ariko ukahubaka neza. Nabyo ni ibintu bishobora kuba byagufasha kuhabyaza umusaruro biciye muri umushinga ubworozi bw'inkoko. Ikindi, ubworozi bw'inkoko ni ikintu gishobora kuba cyaguteza imbere mu gihe ukora n'ibindi bikorwa bijyanye n'ubuhinzi, kuko inkoko zigira ifumbire nziza cyane wakwifashisha no mu buhinzi, ibintu bikagenda neza cyane. Ubworozi bw'inkoko bukaba bufasha imiryango kuba yakwihaza mu bijyanye n'imirire, cyangwa se guhangana n'ikibazo cy'indyo yuzuye, kuko inkoko nyine umuryango worora udashobora kuba wagira ikibazo cyo kubura amagi cyangwa se inyama z'inkoko. Ikindi, ubworozi bw'inkoko nta bumenyi bukomeye busaba. Mu gihe wihuguye neza ku masomo yibanze, ubundi nawe urabikora ukagenda ubigiramo uburambe, uko ugenda ubimaramo igihe. Iyo ugenda ukurikira ibiganiro nk'ibi dukora, ugenda wihugura, ubundi nawe ukagenda uba expert muri byo, ukagenda ubimenya neza cyane. Ubworozi bw'inkoko bwagufasha kuba wakwinjira ku isoko ryo mu gihugu mu buryo bworoshye, mu gihe wanditse umushinga wawe neza. Kuba watangira kubona abakiriya ni ibintu bitagorana cyane. Ikindi, ushobora gutangira ku mafaranga make ukagenda uzamuka uko bigenda bitera imbere, ubundi ishoramari ryawe rikagenda rizamuka gake gake. Hanyuma reka turebe imbogamizi 10 ushobora guhura nazo mu bworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko nubwo ari ikintu cyiza cyane, ariko hari imbogamizi nyinshi cyane zibibamo. Ibyorezo by'indwara bishobora kuba byagutera igihombo mu gihe utabyitayeho neza cyane. Zigira ibyorezo mu gihe udakora amasuku cyangwa se utabyiteguye neza. Izi nkoko zikunze guhombya abantu benshi biciye mu ndwara z'ibyorezo zizataka, cyane cyane ku bantu borora inkoko nyinshi bakazorora ahantu hacucitse cyangwa se batazikorera amasuku. Iki ni ikintu kijyanye n'imbogamizi uba ugomba kwitegura cyangwa se kwita mu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko.
ibiciro by'ibiryo by'inkoko iyi nayo n'indi mbogamizi ikomeye cyane, bishobora kuzamuka cyane ugasanga ibiciro by'ibiryo byarazamutse cyane, hanyuma izo zikajya zitera amagi make cyangwa se zikagira ibiro bikiya cyangwa se zikagwa, ugasanga ntabwo amasoko ahagaze neza kandi ibiryo byarazamutse. Iyi nayo ni imbogamizi, ariko ku muntu ugira ikibazo kijyanye n'ibiryo by'inkoko yampamagara cyangwa se akanyandikira kuri WhatsApp 07888338 ukeneye ibiryo by'inkoko byinshi cyane nka toni, ibiro 500, ibiro 200, ibyo byose wanyandikira kuri iyo nimero, ubundi ibintu bikagenda neza cyane nkabikugezaho ibiryo byiza kandi byujuje ubuziranenge. Hanyuma ikindi, ubworozi bw'inkoko mu mbogamizi rero bisaba gukora buri munsi, bisaba gukora mu buryo buhoraho, kuko ntabwo ari ikintu wakora ugiye akanya gake cyane, kuko ni ibintu bisaba gukora mu buryo buhoraho kugira ngo bizakubyarire umusaruro. Mu yindi mbogamizi rero mu bworozi bw'inkoko, umusaruro ushobora kugabanuka bitewe n'imvura. Mu gihe by'imvura inkoko ntabwo zitera, nta nubwo zibyibuha cyane, cyangwa se ubushyuhe bwinshi cyane. Ibyo byose ni ibintu bishobora kwafekta umusaruro mu bworozi bw'inkoko. Iyi nayo ni imbogamizi ikomeye. Indi mbogamizi ni isoko ry'amagi. Hari igihe amagi ashobora kuzamuka cyangwa se akagwa. Byose nabyo ni ibintu bigenda bishobora kuba byahindagurika isaha n'isaha bitewe na sezo cyangwa se bitewe n'uko ibihe bihagaze. Ikindi, kuba washaka abakozi bitewe n'ibibazo ufite. Niba zajemo nk'icyorezo ukenera aba experts muri byo nk'aba veterinary cyangwa se abandi bantu bagufasha kuba wazishakira imiti. Indi mbogamizi mu bworozi bw'inkoko ni igihe ufite ubushobozi buke bwo kuba wacunga amafaranga. Nabyo bishobora kuba byaguhombya mu gihe utazi gucunga amafaranga neza, ugasanga rimwe na rimwe ubuze n'ibyo uzigaburira bitewe n'uko utakoresheje amafaranga neza, cyangwa se ngo upime ujye umenya amagrama inkoko igomba kurya kugira ngo utazajya uziha ibiryo byinshi cyangwa se bike, bityo umusaruro ukagabanuka. Ibyo byose nabikozeho mu bijyanye n'uburyo amagrama ziba zikwiriye kurya. Ni ibintu ugomba kwitaho neza cyane. Indi mbogamizi mu bworozi bw'inkoko bisaba kuziba hafi, ndetse ukiyemeza kujya uzihoramo, umenya usoma ibimenyetso by'imibiri yazo kugira ngo ntazazemo icyorezo kigutunguye, bityo bikaba byatuma inkoko zawe zangirika cyangwa se ugwa mu gihombo wari utiteguye. Ikindi, inyungu igaruka gake gake, ntabwo ubona inyungu zihuse cyane nk'uko akenshi uba warabyiteze. Bisaba kwihangana ndetse no gukora, bundi inyungu zikajya ziza gake gake. Hanyuma reka tujye kuri YouTube. None umuntu ushaka gukora urugendo rwa YouTube nk'umu content creator, ushaka nawe kubikoreramo amafaranga, YouTube narwo ni ubundi buryo nabwo bwagufasha gukorera amafaranga. Tumaze kureba ibyiza by'ubworozi bw'inkoko, tureba imbogamizi ushobora guhura nazo, reka turebe ibyiza byo kuba wakora hano kuri YouTube uhakira content ndetse n'ibibi byabyo. Hanyuma turaza kureba n'umwanzuro, nawe uraza gutubwira uko ubyumva muri comment. Nabashiriyeho umwanya nyine wa comment wo kuba mwaduhamagara cyangwa se mukaba mwanatwandikira kuri WhatsApp, cyane cyane nko ku muntu wese ukeneye imashini zituraga amagi cyangwa se ukeneye ibiryo by'inkoko byujuje ubuziranenge. Hanyuma YouTube rero, gukora YouTube byo ni ibintu bidasaba ubutaka, bidasaba office nko ku bworozi bw'inkoko. Iki ni kimwe mu kintu cyiza cyane cyo kuba wakora kuri YouTube. Nta ahantu waba uri hose ushobora kuba wakora YouTube as business. Ukaba ushobora kuba wakora content ukazishyira hano kuri YouTube, ubundi ugatangira kubaka abafana bawe cyangwa se gutangira kubaka urubuga rwawe. Nta butaka bisaba, ndetse wabikorera ahariho hose. Icya kabiri, gukora hano kuri YouTube mu ntangiriro nta mafaranga menshi bisaba nko ku bworozi bw'inkoko. Icyo bigusaba kuba ufite telefone ndetse na internet. Byaba karusho ukaba ufite ibindi bikoresho nka kamera, mikoro, amatara, ariko ibyo byose nubwo waba utabifite, ufite telefone na internet nabyo byagufasha kuba watangira gukora content ukazishyira hano kuri YouTube. Ikindi, hano kuri YouTube uba ufite ubwisanzure bwo kuba wakora ikintu cyose ushaka cyangwa se ukunda. Byo kuba watambutsa ubumenyi, kwigisha abantu, kuba wakora umuziki, amafilime, ubugeni, komedi, ibyo byose bitewe n'icyo ukunda kandi ushaka, ufite ubwisanzure bwo kuba wagikora neza cyane.
ikindi hano kuri YouTube ushobora kuba wabona abantu benshi ku isi, wakurikirwa n'abantu benshi ku isi mu gihe ibintu byawe biri kugenda neza, nyine abantu bari kubireba cyane, ushobora kuba wakora ibintu isi yose izahita imenya bitagoranye cyane. Ikindi gukora hano kuri YouTube igihe kinini cyane amafaranga ava kuri YouTube bitewe n'abakureba cyangwa bitewe n'umubare w'abantu bakureba. Iyo urebwa n'abantu benshi bakurikira ibintu byawe nibwo amafaranga yo kuri YouTube ashobora kuba yaba menshi. Ikindi hano kuri YouTube ni ubucuruzi, ushobora kuba wakorera ubundi bucuruzi bwinshi butandukanye nko kwamamaza ibikorwa byawe ndetse no kwamamaza ibikorwa by'abandi. Nkuko ndi kubabwira ko umuntu wese ukeneye incubator yanyandikira cyangwa se akabamagara, cyangwa se ufite cyangwa se ukeneye ibiryo by'amatungo nabwo ntabimubwiza. Ukeneye tone 5 z'ibiryo by'amatungo, ukeneye incubator imashini zituraga amagi, ibyo byose unyandikire cyangwa se umuhamagare kuri nimero 0788983168. Hanyuma umusaruro ugaragara mu gihe gito iyo ufite abantu benshi bagukurikira hano kuri YouTube. Icyo nacyo ni ikintu uba ukwiriye kuzirikana. Hanyuma hano kuri YouTube bituma umenyekana vuba cyane mu gihe ibintu byawe biri kurebwa cyane, kandi izina nyine ufite izina cyangwa se ufite abantu benshi bazi ibintu ukora, nabyo byagufasha kuba wakwinjiza amafaranga. Ndetse ushobora no kwigira ku bandi ba content creator mu buryo bworoshye, cyangwa se kwigira ku bandi bantu bakora ibintu hano kuri YouTube. Ikindi YouTube ni ishoramari, ritanga amahirwe menshi yo kuba wakorera amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo buri digital. Hanyuma reka turebe imbogamizi abantu bahura nazo hano kuri YouTube iyo baje gukorera amafaranga hano kuri YouTube, cyangwa se baje mu bintu bijyanye na content creation. Imbogamizi ya mbere ni ukubura abantu babareba iyo bagitangira. Iyi ni imbogamizi ikomeye cyane. Nk'ubu ubibona umuntu abona views nkeya cyane, 100, 250, 10, 20, utuviews duke cyane. Iyo ugitangira rero hano kuri YouTube ntabwo views zita ziba nyinshi cyane. Iyi ni imbogamizi ituma abenshi bahita bacika intege bakabireka. Imbogamizi ya kabiri nukugira kubura ibitekerezo ubishya byo kuba wakora nyine kuri video. Hari igihe utekereza ukumva ibitekerezo urabibuze, bityo nabyo bikaba byakugora kuba wabona content cyangwa se kuba wabona ibintu ugeza ku bantu bagukurikira. Imbogamizi ukeneye internet ihoraho. Ukeneye internet ihoraho, nubwo mu Rwanda internet ibihendutse, ariko nyine internet ihoraho nyine irishyurwa. Ukeneye internet ihoraho hano kuri YouTube. Ikindi ukeneye ibikoresho byiza. Niba ushaka gutanga ibintu bifite karite yo ku rwego rwo hejuru, nyine nawe bigusaba gukenera ibikoresho bihenze nka mikoro, kamera ndetse amatara n'ibindi bikoresho byinshi bihagije. Ariko mu gihe utaba udafite ubushobozi wakoresha telefone, nayo ikaba yagufasha muri ibyo bintu byose. Ikindi YouTube ishobora kuba yahindura amategeko y'uburyo amafaranga aboneka. Algorithm zishobora guhinduka, ugasanga bazanye izindi ngamba nshya, ugasanga amacano amwe bari kuyasiba. Ibyo byose ni imbogamizi ushobora kuba wahura nazo hano kuri YouTube. Indi mbogamizi ikomeye cyane ni uko hano kuri YouTube habaho competition ikomeye. Abantu benshi ni nko kurushanwa, kuko YouTube ibaho content nyinshi cyane, ubuhatanye n'isi yose, kuko abantu benshi bakira ama content kuri YouTube, kandi abantu baza kureba baba bagomba kureba ibyo bishimiye. Ni ukuvuga ngo niba batishimiye ibyo ukora cyangwa se babona ntacyo bibamariye, ntabwo bazabireba. Ugomba kwita kuri competition, ukamenya ko nyine ugomba gukora ibintu byo ku rwego mpuzamahanga. Ikindi abantu baguca intege. Hari abantu YouTube ibananira bitewe nuko hari abantu babaca intege, bababwira ko ibyo bintu mu by'ukuri batabishoboye, ugasanga nabyo bibayishije kuba byaguca intege. Ikindi iyo udafite consistent cyangwa se guhozaho hano kuri YouTube, birangira nabyo bikunaniye, kuko ubona nta views ubona, ubundi ugatangira gucika intege na algorithm za YouTube, bityo ntizibashe kuba zapushinga video zawe ngo zigere kure. Ikindi kuba wakora amashusho bisaba nyine gushora umwanya wo kweditinga, ukajya kuri site. Ibyo byose ni ibintu nyine biba bitoroshye hano kuri YouTube, nazo ni imbogamizi. Ikindi YouTube nta cyizere cyo kuba yaguha amafaranga mu buryo buhoraho nk'ubworozi bw'inkoko, kuko kuri YouTube uyu munsi ushobora gukora $100,
ejo ntiwinjize n'amadolari 20 bitewe nuko views zagabanutse cyangwa se ama ad cyangwa se amatangazo yamamaza yahendutse ntabwo ari muri season nziza. Byo nabyo ni ibintu ushobora kuba byatuma kuri YouTube utizera neza ko ufite amafaranga ahoraho. Ushobora gukora uyu munsi ukabona amafaranga menshi, ejo amafaranga akagabanuka. Ibyo byose biterwa na algoritme, uburyo ubukungu buri kwenda buhindagurika ku isi. Ibyo byose nyine kuri YouTube ntabwo haba amafaranga ahoraho uvuge ngo aya mafaranga ntabwo wayajya munsi bitewe nuko hari igihe season zihinduka cyangwa se views zikabura, bityo amafaranga akagabanuka. Ariko ku bworozi bw'inkoko, mu gihe ubizi neza ko ufite nk'inkoko wenda 500, ubizi neza ko udashobora kuba wabura amagi wenda nka 450 gutyo nyine, uko ushobora kuba wabara neza inyungu zawe bitandukanye no kuri YouTube. Hanyuma nk'umwanzuro rero, niba wikundira ibintu byo kuba watera wabara inkuru, wabwira abantu, wasangiza abantu ubumenyi bwawe, wasangiza abantu icyo ushoboye, ndetse ukunda ibintu byo gukorera kuri internet, uri umuntu udacika intege, uri umuntu utavuva kwizima, wakora urugendo rwa YouTube. Ariko waba uri umuntu ukunda ibintu bijyanye na business zifatika, business zigaragara, wakora ubworozi bw'inkoko, ndetse bukaba bwagufasha kuba wabona amafaranga, kuko byose bisaba kwihangana, ugira ubushishozi ndetse no kwiga buri munsi. Ntabwo izi business zombi wazikora uri umuntu ucika intege, kuko ntabwo ari business zizana amafaranga menshi ushaka mu gihe gito. Bisaba kwihangana, kwiga ndetse no kudacika intege, kuko byose bisaba gukora cyane ndetse no gushyira mu bikorwa ingamba zose zagufasha kuba wabikora neza. Ntabwo ari business z'abanebwe. Reka bashimire rero, ngiye nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu mwanya wo kuba wakora subscribe, ugakanda like, ukaduha n'igitekerezo muri comment, ukatubwira uko nawe ubyumva, ukatubwira n'uburyo ikiganiro wacyakiriye. Ntegereje ibitekerezo byanyu muri comment. Nshimira abantu bose bakoze subscribe, abantu batubaza ibijyanye n'imashini za incubator, abo bose ndabashimiye cyane, kuko nimwe dukorera ndetse muri abagaciro gakomeye cyane.